Mwongeye kwirwa neza inshuti z'umushinga CEV wowe udukurikiye uri kota amasimbi natwe tukaba turi kubarizwa hano i Kigali mu Rwanda wowe uri iburasirazuba iburengerazuba North West na hano katikati tumeze neza turashema Imana ndamuko yego Jean Pierre umeze neza namahoro nongeye ngo ndamuko Jean Pierre umeze neza namahoro rwose umeze neza yego aha ubu rero tukaba tugarukiye ahantu heza cyane nkunda kuba naganira nawe ijana ku ijana yanjye nkunda kuganira kuri social security issues kuko njya nkunda ukuntu ugenda ubisobanura neza umuntu akagenda abyumva neza ijana akajambo kandi mperutse kubona ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga ibinyamakuru byaranditse isi yose iratangara cyane cyane muri bino biyaga byacu dutuyemo inkoni iri muri Zambia ngo iravuza ubuhuha ku bantu bavuga ikinyarwanda n'ikirundi ubwo ni ukuvuga ngo mu mboni none tugiye kudevelopa muri cya kibazo tujya twita social security issues nkunda ukuntu ugisobanura cyane. Zambia ni igihugu gihagaze gite ku buryo cyumva cyagira impungenge ku bantu bavuga ikirundi ndetse n'ikinyarwanda akavuga ati abantu tubiteho. Murakoze cyane. Zambia ni igihugu busanzwe kizwiho kufungurira amarembo abanyamahanga cyane cyane abanyafurika kuko mu mateka y'igihugu cya Zambia bavuga ko ari igihugu gituwemo n'abimukira bavuye hirya no hino mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abanyazambiya bose bagiye bafite inkomoko mu bindi bihugu. Ibyo rero byatumye bagira umuco wo kumva ko abanyafurika bose ari abavandimwe. Kiri mu bihugu rwose byorohereza abanyafurika kubyinjiramo, kubikoreramo no kubituramo. Ariko nanone amakuru ari kuvugwa yuko hari gufatwa abimukira wenda mu mubare munini n'abarundi n'abanyarwanda ariko si bo bonyine. Ni gahunda Zambia igigira ntabwo ari ubu gusa bijya bibaho mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe abinjira n'abasohoka bakagira igihe cyo kugenzura abari muri icyo gihugu niba bujuje ibyangombwa byo kuhaba. Hari abahatuye, hari abahakorera, hari abahagenda. Urabizi ko kugira ngo winjire mu gihugu ari ukukitemberamo, ari ukugikoreramo, ari no kugituramo bigira amategeko abigenga. Ibihugu byose rero ubu bugenzuzi birabukora. Ariko none iyo bigeze muri Zambia kubera amateka y'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari, amateka y'intambara, aya mateka y'intambara yatumye abarundi n'abanyarwanda benshi bisanga muri biriya bihugu muri kara gace. Yego. Hanyuma rero banahageze bihinjira mu buzima busanzwe bw'igihugu, barakora, bajya mu mirimo itandukanye, abenshi bari muri business. Yego. Rero buriya iyo bimeze gutyo abantu baje kubera ibibazo by'imvuru n'intambara, iyo bageze ahantu bakahisanga ari benshi ntibabura kwiyegeranya nabo ngo batekereze icyo baba bahuriyeho. Aho rero niho hatangira kuvukira ibibazo hagati yabo n'ubuyobozi. Ugasanga urugero niba uyu munsi mu karere k'ibiyaga bigari hari kuvugwa imitwe y'iterabwoba, hari kuvugwa imitwe ihungabanya umutekano, ugasanga urugero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwamo za FDLR, ariko wajya kureba ugasanga mu banyarwanda bari Zambia hari abafitanye isano nayo, cyangwa se hari n'abashobora kuba bayibera abaterankunga. Urumva rero iyo havutse ibibazo byo kureba abari mu gihugu mu buryo butujuje amategeko cyangwa se badafite ibyangombwa, bashobora kuhasanga umubare munini muri abo bahasanze ntihabe haburamo n'abafitanye imikoranire na ya mitwe navugaga yo mu karere k'ibiyaga bigari. Aho ugasanga inkuru ihise ihindura isura bitewe n'ushaka kuyivuga. Muri rusange icyo nshaka kuvuga ibiri kubera muri Zambia so bwa mbere bibaye ni n'ahandi henshi birahaba, ariko kubera umubare munini w'abavuga ikirundi n'ikinyarwanda bahari bituma ikibabayeho gisoundinga cyane. Noneho kandi bikanagira impact ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari, kubera ko urumva ubusanzwe iyo umuntu afatiwe mu gihugu adafite ibyangombwa, ikiba kigomba gukorwa ni ukumusubiza mu gihugu afukamo. Noneho rero iyo ufashe umuntu udafite icyangombwa
wajya kumusubiza mu gihugu avukamo ugasanga afitanye ikibazo nacyo, icyo gihe hazamo ibibazo kuko imiryango mpuzamahanga ihita ivuga iti abo bantu ni impunzi ntibagomba gusubizwa mu gihugu bahunze. Noneho ugasanga ho hajemo kureba kereka iyo ari abantu bashoboye kuba identified ko hari ibyaha bakurikiranweho bishobora kunyuzwa mu nzira z'ubutabera bakaba basubizwa mu bihugu kubera icyo ngicyo. Ariko ubundi nta muntu uhatirwa gusubira mu gihugu yahunze. Aha rero ibi soundinga cyane kubera izo parameters zose tumaze kuvuga. Urumva ka social security ukuntu buri bwo gusobana neza. So ejo bundi uherutse kubona ku mbuga nkoranyambaga uwahoze ari umugore wa Juvenal Habyarimana, yego Agatha Kanziga agenda asobanura ubuzima yaciyemo, ibintu byo byose yaciyemo, bitewe n'inzego z'umutekano za hano mu Rwanda ziperereza zigenda runono zigenda zishakisha amakuru y'impamvu gitera icyo ngicyo, muri hagati y'ibirego by'uko bamwe mu bantu bari muri Zambia bashobora kuba barimo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, harimo uwavuze ko ari umwishywa wa Juvenal Habyarimana. Urumva kujya kuri social media kwa Agatha Kanziga no kuba kano kanya leta y'u Rwanda iri gufatanya na Zambia mu gushaka abari gutera inkunga FDLR. Ubu kano kanya M23 yafashe Sud Kivu na Nord Kivu. FDLR yabarizwaga mu mashyamba ya Kongo, ubwo no kuva hirya za Nyiragongo mu mashyamba iyo za kure. Bivuze ngo ubu kano kanya FDLR ntiri kubona communication, ntiri kubona ubutabazi bw'ibanze. We mu mboni zawe ubu kano kanya urabona byaciye ibiti n'amabuye abantu bavuga ikinyarwanda ndetse n'abavuga ikirundi muri Zambia. Ubaze kubisobanura neza ko harimo matters yantuze ya first aid yo kugira ngo iyo mitwe yitwaje intwari ikomeze yogyoze kano karere kacu. Wowe urabona ubu kano kanya FDLR ihagaze hehe? Ese ubu kano kanya Zambia ni igikiri gufasha kuri leta y'u Rwanda kugira ngo abantu babashe kubyumva neza ko ari ikibazo kiri cy'umutekano w'akarere? Uyu munsi iyo tuvuze ikibazo cya FDLR ni ikibazo gihangayikishije, ni n'ikibazo kivugwaho byinshi kuko benshi kuri social media batera u Rwanda mu bivuga ko none FDLR idashobora kubaho imyaka 40 cyangwa imyaka 30 ngo yose yarashize. Ariko ubu kano kanya mu bimenyetso bigaragara n'ibihari bigaragara bari kwisuganya, bari gutera, bari kwisuganya kugira ngo izindi mpunga zize. Wowe muri kano karere ubu kano kanya Zambia ibyiri gukora urabibona gute mu mbari zawe? Uyu munsi icyo Zambia iri gukora narimaze kugisobanura, iri mu bugenzuzi rusange bwo kureba abari muri icyo gihugu batujuje ibyangombwa byo kuhaba cyangwa kuhakorera. Muri abo ngabo rero abenshi ni Abarundi n'Abanyarwanda bafitanye amateka n'ibibazo byagiye biba mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Zambia nk'igihugu gisanzwe gifitanye imibanire n'imikoranire n'igihugu cy'u Rwanda, ntekereza ko inzego z'u Rwanda n'iza Zambia bitabura gukorana kugira ngo harebwe niba muri abo bari gufatwa badafite ibyangombwa hashobora kuba harimo n'abashakishwa na leta y'u Rwanda kubera ibyo bakoze bashobora kubazwa n'ubutabera. Kandi muri abo ngabo ni naho hashobora kubonekamo n'ubundi abagishyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi FDLR. Aho rero imikoranire ya leta zombi akenshi buriya ntabwo ijya muri media, ariko ibyavuyemo hari ibimenyekana. Ugasanga niba hari abantu bafashwe bashakishwa n'ubutabera, iyo baje biramenyekana. Uyu munsi rero ntekereza ko imikoranire y'inzego za leta y'u Rwanda n'iza Zambia yaba iri muri urwo rwego rwo kureba ngo ese muri uyu mukwabo murimo nta bantu bacu dushakisha mwaba mwaguyeho nta runaka na runaka, kuko liste ziba zizwi abashakishwa. Hari amazina bari muri Interpol, hari yaba yaratanzwe n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha. Ibyo byose biba bigomba guhuzwa. Rero niba hari ikizava muri iri genzura ari gukorwa tuzakimenyeshwa n'inzego zifitiye ububasha, ariko ntekereza ko inzego z'u Rwanda zitatuza zumva hari iri gukorwa icyo gihe. Aho niho ya mikoranire y'ibihugu igomba kugaragarira, bakareba niba mu bari gufatwa batujuje ibyangombwa hataba harimo ab'ubutabera bw'u Rwanda bushakisha kugira ngo babazwe ibyaha bakekwaho. Amakuru none avuga ko muri Zambia
kubera ko abanyarwanda buriya babaye nk'abanyayisiraheli. Iyo bavuga ko umunyarwanda yageze ahantu hashyashya ubwenge bwikuba gatatu. Bavuga ko abacuruzi 60% by'abacuruzi baba muri Zambia ni abanyarwanda. Yego. Mu mboni zawe cyangwa mu isesengura ryawe ubukungu bw'abanyarwanda bakorera ku butaka bwa Zambia wabugereranya gute? Dusobanuremo gakeya. Buriya n'impamvu bakekwa cyangwa bavugwa mu gushyigikira imitwe ishobora kuba yahungabanya umutekano biva mu bukungu baba bafite. Kuko ntushobora gutera inkunga intambara udafite ubukungu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero abanyarwanda bageze muri biriya bihugu ntabwo ari Zambia gusa n'ibindi bihereranye nayo, za Malawi, za Mozambique n'ibindi. Exactly, yeah. Ni abaturage bahageze baciye mu nzira zigoranye z'ubuhunzi, bahagira barababaye, basanga ni ibihugu bigifite ubutaka bunini budakoreshwa, bisanga ni ibihugu bifite abaturage b'abatesi batamenyera imihangayiko. Umuturage rero ukubutse mu ishyamba, wahangayitse, wabwiriwe, waburaye, wagenze n'amaguru, wariye ibiribwa n'ibitaribwa, akagera mu gihugu nk'icyo ngicyo, gukora rwose birumvikana. Barahageze rero barakora, barahinga, baracuruza, ku buryo n'ubukungu bw'ibyo bihugu bwarahazamutse. Ariko wareba nyine ugasanga koko igice gikomeye cy'ubukungu bw'igihugu buri guturuka muri abo banyamahanga bahinjiye kubera umuhate n'umurava byo gukora bahazanye. Uyu munsi rero rwose ntawashidikanya kwemeza yuko ubukungu bwa biriya bihugu aba baturage bo mu biyaga bigari bahungiyemo bwazamutse babigizemo uruhare. Uyu munsi rwose bahagaze neza muri ekonomi, ni nayo mpamvu bikekwa ko bashobora kuba bagira ukuboko mu bibazo by'umutekano kubera ko bafite uburyo bwo kuba babishyigikira mu gihe baba babifitemo ubushake. Mu biganiro bya 2024 ndetse na 2025 hagaragajwe ko abanyarwanda baba muri Zambia bagira uruhare rugaragara cyane cyane mu bucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane mu mujyi wa Lusaka. Bivuze ngo mu mujyi wa Lusaka bo 60 navuze ku ijana ishobora kuba inarenga. Kuki leta y'u Rwanda y'ubwayo ku giti cyayo idakora urugendo shuri ngo ijye gusura abo banyarwanda baba muri Zambia inexposing ubucuruzi bakora? Uvuze ko itabikora wenda ntabwo byaba ari byo neza, uko kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda igirana imikoranire n'abanyarwanda baba hanze binyuze mu cyo twita diaspora. Diaspora nyarwanda. Muri iriya bihugu rero n'ubundi diaspora nyarwanda irakora. Ndetse n'abayobozi bacu bajyayo gusura abo baturage. Iyo bagiye kubasura rero baba bajyanwa hanini n'ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere ni ukubibutsa ko ari abanyarwanda no kubamenyesha ko bagifite uburenganzira ku gihugu cyabo, ko bagomba kuba free, abashaka kukitemberamo, abashaka kukigeramo, n'abashaka kugishoramo imari, ko rwose babyemerewe. Yego. Indi mpamvu ya kabiri ariko niwo wango no mu gihe mutaje, mu gihe aho muri mwibuke ko muri abanyarwanda, mu gihe indangagaciro za kinyarwanda koko turagafite kabisa. Ntimwongere ntihagira abanyarwanda bavugwa mu bikorwa bihungabanya umutekano, ntihagira abishora mu bucuruzi butemewe, ntihagira abishora mu byaha mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo muri make hari imikoranire, hari ibikorwa bya leta y'u Rwanda bikorwa biciye muri diaspora, ndetse diaspora yo urumva ni abaturage bishyira hamwe bakajya n'ubuyobozi bwabo. Ubwo buyobozi rero bukorana n'ubuyobozi buri mu gihugu kugira ngo babasure, babaganize, bagirane imikoranire. Ahari za ambasade bigakorwa, aho zitari bigakorwa biciye muri minisiteri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano zayo. Ndagushimiye cyane. Murakoze.